babonye corner imaze guterwa hano ugaruwe neza cyane hariya nanzabona imana ni Kanani pira muremure hariya yacyakome mwizamuka turebe igitego cya mbere cya AS Kigali gitsinzwe na Ndarusanze Jean Claude wari umaze igihe kinini adatsinda abitego byinshi yari afite bitandukanye na sezo ishize. Ni ikikwereka ko ikipe bayinjiye nabi mu mukino, ikipe ya Kirehe. Igitego gisizwe na Ndarusanze Jean Claude ku makosa, umupira uratewe uragaruka nanone ugaruka muri axe exam, usanga hagaze neza, nta muntu wari hafi ye kugira ngo amubuze gukina. Reba angaha umupira watewe na Jijia, umunyezamu aragenda arawufata, akazi ke yaragakoze yarawukubise ariko nta muntu ruri hafi aho ngaho, ku buryo yari free, yari open space yagize cyane, bamuhaye umwanya uhagije cyane kuko reba Christophe yarahagaze wenyine nta mu defenseur muri hafi. Unique Claude niyo mugabo hereje vuba agenda herekanya Jean Claude, passe nziza cyane katurebe ariya passe goal, igitego cya kabiri angaha. Igitego ni cya kabiri angaha ku minota 23 gitsinzwe na Fabrice. Build up umupira waturutse hariya hagati, kurane ku ikipe ya Kirehe bagenda batakaza cyane umupira hagati, umupira uraza bakora contre attaque uruhande rw'ikipe ya AS Kigali, bazamuka neza, umusore Kevin aza kugarura muri surface neza, sanga Fabrice agazenze. Reba buryo bagiye bakina neza, Kevin yinjira aza ku controller, asanga Fabrice yaje nanone ku musore Fabrice yagiye gutera umupira ahagaze nyine, nta muntu uza gufata abakinnyi bagera hariya muri riya kare. Corner yatewe vuba igitego cyiza cyane angaha cy'umutwe cya Ngandu Omar, buryo corner itewe no mupira utewe neza na Kevin Ishimwe, abaho timing mbi ku defenseur mu gusimbuka, bajya kuwata kuri mpira. Ngandu Omar utsinze igitego cya gatatu, kikaba ari igitego cye cya gatatu atsinze mu ikipe ya Kigali. Byose ibitego yatsinze muri Kigali akaba ari ibitego by'umutwe. Barerekana uburyo corner yatewe free header, yari timing nziza, urabona ko yabavuyemo inyuma hari aho yarahagaze muri surface, araza umupira agenda awusanganira abatsinda kira gitego. Nanone batsinzwe igitego nk'iki ngiki ubwo bakinaga n'ikipe ya Kiyovu. Farouk atanze passe ndende igiye mu kanya, hereza neza cyane Nova Bayama. Nova arawucya byariya wape, habuze umuntu ariya, shot rikomeye, igitego akigeramo umupira ushyize mu shundura, umusore rwose wigiye mu kanya Farouk Sentongo, Farouk Sentongo, igitego cya kane. Ni umusore ugira precision ku mashoti ye, ku buryo kumuha umwanya gatoya agomba guhita gutera igitego. Igitego cyiza cyane rwose, arerekana uburyo Nova Bayama kosoye ikosa umunyezamu Habineza awurekuye gatoya gusa, urabona uburyo yawurekuye, Safe yari hafi ahita icyo yakoze ni ukuboneza muri rusange n'imbaraga nyinshi cyane, mu gihe Habineza Samuel yashakishaga uburyo ajya ku mwaka. Farid Ndayisenga acomekera mugenzi we Ngama aragiye, Ngama igitego Emmanuel yagomba kuba agaragaza ko umufasha we ashobora kuba atwite. Yashyize umupira kuriya hari ikintu amenyesha. Atsinze igitego cye, yasimbuye umupira abonye ahise awucomeka avuga ateka mu ndeke nanjye ngitsinde. Igitego cyiza n'imoso ye, igitego cya gatanu
Bao la 5 mpendo mtazamaji. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.